Nyemera tugaruka kuri amakuru akomeje kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abanyepolitike imitwe yashuhiranye ndetse yewe n'abasesenguzi mu by'intambara ndetse na politike muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, imitwe yatokombeye ibintu byakaze byamaze gusa no birimo kugenda bihindura isura ku rwego ruri hejuru cyane, nyuma yuko EAC yamaze kwiyongeza igihe kingana n'amezi 6 uyu muryango Afrika Burasirazuba ingabo zawo ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma yuko byari bizwi ko mu by'ukuri kuri tariki 6 zonyine zizaba zihagije kugira ngo uyu muryango cyangwa se izi ngabo z'umuryango wa EAC zibe zivuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zitakibarizwa kuri ubutaka, bitewe n'ibyo Kisekedi Chilombo perezida w'iki gihugu cya Kongo yakomeje kugenda anenga ndetse n'ubutegetsi bwiwe banenga izi ngabo za EAC avuga ko zaje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zagera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikagira n'agakungu n'uyu mutwe M23. EAC rero ikaba yamaze gufata umwanzuro wuko mu by'ukuri bagiye kwiyongeza andi mezi 6 bareba ibyagezweho cyangwa se abungabunga ibyagezeho. Namakuru tubazaniye ni nyuma yuko kandi bamaze kwemeza ko umutwe M23 ndetse ndi mitwe yose ibarizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko ifite amankomoko cyangwa se ikomokano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yose igomba gutuzuzanwa cyangwa se igomba kwegeranywa hanyuma ikajyanwa mu kigo irumangabo, akaba ariho rero bagomba gutegerereza imyanzuro igomba kuva hagati ya FARDC cyangwa se hagati y'ubutegetsi bwa Kisekedi ndetse mu by'ukuri n'umuhuza cyangwa se n'ugomba guhuza impande zombi birumvikana ni ku ruhande rw'umutwe M23 ndetse na leta ya Kongo. Hanyuma rero amakuru tubazanira amakuru ari kumo kugenda atangazwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gusa ariko icyo nakubwira inkuru irambuye cyangwa se inkuru nziza cyangwa se inkuru iryoshye inogeye amatwi ni inkuru igaragaza ko bamwe mu barwanyi b'uyu mutwe M23 mu kanya gato gashize bamaze kugirana ikiganiro kirambuye mu by'ukuri n'umunyamakuru wacu uri hariya muri turaduce M23 irimo kubarizwamo hariya muri teritwari ya Rucuro muri rusange. Ni ikiganiro cyasabye cyangwa se cyatwaye igihe kitari gito kubera ko ntago byari byoroshye cyane, gusa isura mbi cyangwa se isura y'uburakari niyo aba barwanyi b'uyu mutwe M23 bagaragazaga, ni nyuma yuko bafatiwe icyemezo kandi bakaba mu by'ukuri iki cyemezo cyafashwe n'uyu muryango wa EAC M23 ngo ikaba ititeguye kuba yagishyira mu bikorwa muri rusange. Muri iki cyemezo harimo kuba bagomba kuba bari kumwe n'iyi mitwe igiye itandukanye hariya mu kigo cya hariya rumangabo cyangwa se ahangaha mu by'ukuri hamaze kwemezwa ko ari bagomba kuba bari babarizwa mu gihe ibiganiro cyangwa se impande zombi zikigerageza gushakisha uburyo ki zakunga impande zombi, birumvikana ni ku ruhande rwa leta ya Kongo ndetse n'uruhande rwa M23. Nyuma rero yuko ubutegetsi cyangwa se abashinzwe kubunga bagishakisha uburyo ki byakorwamo ndetse n'uburyo byagerwaho, bakaba mu by'ukuri mu kimbo cyo kwa rero bari muri Sabyinyo, EAC ikaba yahisemo kuba ibajyana cyangwa se ibashakira uburyo kiba bari mu kigo cya Rumangabo kuko ngo babona ko ariho hari umutekano uhagije ndetse ugomba kuzabarinda ibitero byari bisanzwe bibagabwaho n'imitwe igiye itandukanye nka za FDL na Nyatura n'indi mitwe igiye itandukanye. Gusa kuri aba barwanyi ba M23 mu magambo make cyane arimo uburakari ndetse n'ikiniga, bavuze ko kubana n'iyi mitwe igiye itandukanye muri kira kigo cya Rumangabo kiri hariya irumangabo ngo byaba ari nko guturanya mu by'ukuri ikirura n'intama mu kiraro kimwe. Bavuze ko ibi ari ibintu bidashoboka n'akana gato kubera ko ni imitwe yagiye ifasha cyane ubutegetsi bw'Kinshasa cyangwa se leta ya Kongo mu guhangana na M23 mu ngamba cyangwa se mu ntambara yagiye ibahuza ku mpande zombi. Impande zombi cyangwa se hakaba haragiye hagaragaramo kuba iyi mitwe yaragiye ifasha igisirikare cya Kongo FARDC mu guhangana n'uyu mutwe M23. Kurande rwa M23 abarwanyi baravuga ko ibi bintu bitashoboka kuba babana mu kigo kimwe kuko ngo banashobora kuba babagirira nabi cyangwa se akabana baruga bakababaha ibi bakabana bica cyangwa se akaba babakorera ibikorwa bitari byiza, bityo ngo bikaba ari ibintu bitashoboka cyane. Bakakandi bavuze ko bite nuko hari abenshi muri bo bagiye bivuganwa nabo ku rugamba cyangwa se uko bagiye banicana kuri urugamba bahanganye, ibi rwose ngo ari ibizibiti cyangwa se ari ibimenyetso
bigaragaza ko kuba babana hamwe muri kampu cyangwa se mu kigo runaka ari nko guturanya ikirura n'intama byose ukabishyira mu kiraro kimwe, ukizera ko bibuze kuba bifite umutekano, nyamara ngo uwo mutekano uba ari ntawo, uwo mutekano kiba ari igihuha muri rusange. Aba barwanyi ba M23 bakavuga ko iyi myanzuro cyangwa se iki cyemezo cyo cyafashwe gikomeye cyane ndetse ngo kitanashoboka, ahubwo ngo byari kurutwa n'ubundi bagashimangira ko M23 igomba kwibera muri Sabyinyo nk'uko n'ubundi basaga naho barimo kugenda ababyemeza muri rusange. Abarwanyi ba M23 bakavuga bati niba koko bakomeje kugenda bumva ko ibingibi batekereje ari byo, bati nabo rero ngo bakabategereje imyanzuro yabo igomba guturuka ibukuru, birumvikana mu bayobozi b'uyu mutwe M23 icyo bari buze gutangaza ndetse n'icyo bari buze kwemeza, kikaba rero ngo ari cyo bari buze kugenderaho. Niyo magambo make cyane mu by'ukuri aba barwanyi, bamwe muri abarwanyi b'uyu mutwe M23 batangaje muri rusange. Hanyuma kandi ku rundi ruhande abanyepolitike batavuga rumwe n'iri shyaka cyangwa se ubutegetsi bwa Kisekedi Kirumbo ari nawe uyoboye cyangwa se umukandida mukuru w'iri shyaka rya Union Sacré, mu by'ukuri rero bakaba nabo bakomeje kugenda batiyumvisha uko ibintu byaba bimeze cyangwa se uko byaba bihagaze mu by'ukuri niba koko ibi bintu bigiye kuba uko babyifuza cyangwa se niba koko iyi EAC yaba yongeje igihe kingana n'amezi 6. Hanyuma rero mu by'ukuri bakavuga ati ese inyungu zabo zizaba zirihe mu kuba iyi EAC yaguma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Ese ntago byaba bizabogamira amatora y'umukuru w'igihugu agomba kuba muri uyu mwaka, mu mpera z'uyu mwaka? Bakibaza bati ese ntabwo kabari agakino cyangwa se ari byo Kisekedi Kirumbo yaba yarateze kugira ngo akomeze kuyobora hatabayeho amatora cyangwa se inzira ya demokarasi? Ibi byose bikaba ari byo abanyepolitike bakomeje kugenda bibaza muri rusange. Nkwibutse ko abanyepolitike biteguye ko bakwiyamamariza kuba kuyobora cyangwa se kuba umukuru w'igihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mpera z'uyu mwaka. Harimo uwitwa Martin Fayulu, uyu mugabo rero akaba ari nawe wazengereje cyane uwitwa Antoine Felix Kisekedi, kuko mu binyamakuru bigiye bitandukanye ndetse n'amaradiyo hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo numwe bagabo bagenda bagaragaza cyangwa se batangaza amagambo agiye atandukanye agaragaza ko mu by'ukuri ubutegetsi bwa Kisekedi Kirumbo ntacyo buricyo, mu by'ukuri nta nicyo bwigeze bumarira abanyekongo muri rusange. Ni mugihe kandi gusa ku rundi ruhande witwa Antoine Felix Kisekedi we atewe yewe ubwoba cyane n'umunyapolitike bita Moise Katumbi. Uyu mugabo ndetse binavuga ko witwa Antoine Felix Kisekedi anaherutse kugerageza kumwivugana mu myigaragambyo yabaye kwa 13 z'uku kwezi kwa 5 tuvuyemo 2023. Ubwo rero bari mu myigaragambyo yari yakozwe n'icyitwa impuzamashaka rya Ramuka. Iri rero iri mpuzamashaka rya Ramuka ubwo ryakoraga imyigaragambyo, witwa Antoine Felix Kisekedi akaba rero yari yateguye umukomando ukomeye cyane uvuka mu gace nawe avukamo ka Kisese. Hanyuma rero uyu mukomando akaba yari yahayewe amabwiriza yo kuza kurasa mu cyico uyu Moise Katumbi, ariko kubw'Imana uyu mugabo aza kururokoka ntiyahapfira. Gusa muri amasasu 6 ivuga ko yarashwe, rimwe ryafashe umurinzi we cyangwa se ushinzwe kumucungira umutekano, gusa nawe ntiyapfa, ajyanwa ku bitaro muri rusange. Uyu rero uyu munyapolitike niwe ukomeje kugenda ateza mu by'ukuri ubwoba cyangwa se atera ubwoba Antoine Felix Kisekedi, kuko uyu munyapolitike cyangwa se uyu Moise Katumbi n'umwe mu banyapolitike bakunzwe cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kugeza ubwo ndetse yewe n'abaturage bacyumva aya makuru yavugaga ko uwitwa Antoine Felix Kisekedi yashatse kumwivugana. Yavuze ko igihe cyose uyu mugabo Moise Katumbi yaramuka apfuye cyangwa se azize Kisekedi nawe agomba kuzashaka uburyo ki yatangira kwicukurira, kuko ngo abaturage bazahita bavuga ko barako nta mu perezida bafite, hanyuma batangire gukora icyo bagomba gukora cyangwa se babe bakwivugana Antoine Felix Kisekedi nkuko bagiye babitangaza bamwe muri bo muri rusange. Uburongo uyu munyepolitike ne ukomeje kugenda atera ubwoba mu uyu Antoine Felix Kisekedi, mu gihe mu by'ukuri
by'ukuri abona ko uyu mugabo ashigikiwe cyane, ubwo ngo yagaragarizaga abanyekongo ko ashobora kuba yafata iki gihugu ndetse ngo akagihindura paradizo nk'uko abenshi muri babona cyangwa se abimubonamo muri rusange. Numwe mu bagabo bafashe ekipe ya Tupise Mazembe Ingrabere. Iyi ekipe rero ibarizwa i Lubumbashi, arayiyobora ayigeza kure cyane mu matsinda ndetse ayiha ibikombe byinshi bigiye bitandukanye mpuzamahanga. Ubwo bunararibonye ndetse n'ubwo bwitange n'ubwo buryo yayoboyemo iyi ekipe, bakaba babona ko kuyobora igihugu cya Kongo bisa naho nabyo byamworohera cyane, ariyo mpamvu abanyekongo benshi bakomeje kugenda bamujya inyuma cyane muri rusange. Hanyuma abanyepolitike bose akaba bavuga bati birashoboka cyane kwa Kisekedi ashobora kuba ari mu gakino bitazwi cyane mu by'ukuri cyangwa se mu buryo bw'ibanga, ndetse akaba ari mu gakino n'abagabo cyangwa se n'ibihugu bigize umuryango wa EAC, ndetse ngo ni intambara iri kuba akaba yarayigizemo uruhare, kuko mbere yuko iba murabyibuka ko higeze kubaho inama ikomeye cyane yahuje Kisekedi ndetse n'umutwe wa M23, inama yamaze igihe kingana n'iminsi 14 hafi ibyumweru bibiri ibera mu mujyi wa Kinshasa. Iyi nama ro ikaba yararangiye cyangwa se ubwo yamaraga kurangira nibwo mu gihe gito uyu mutwe wa M23 watise wubura imirwano sorry mumbabarire nibwo uyu mutwe M23 wahise wubura imirwano. Ibiro bikango bikomeje kugenda bitanga mu by'ukuri ishusho mbi, bikanagaragaza ko bishoboka kuba ari akagambane cyangwa se ari ibyateguwe na Antoine Felix Kisekedi kugira ngo amatora atazigera aba cyangwa se atazaba vuba nkuko yagiye abitangaza cyangwa se nkuko ibintu bikomeje kugenda bigaragara muri rusange. Gusa ku rundi ruhande ariko bikanavuga ko ibingibi ari byo abaturage barimo kugenda bitekereza ndetse n'abanyepolitike muri rusange, kuko bavuga ko Antoine Felix Kisekedi atatuma amagana y'abaturage bahatikirira ngo nukugira ngo agume ku buyobozi, kuko ngo ibi yazabizira, kuko iyi ntambara yahuje M23 ndetse n'igisirikare cya Congo FARDC yatikiriyemo abaturage ndetse n'abasirikare benshi cyane. Ibirongo bikaba ari ibintu bigaragaza ko Kisekedi atakora ubu bugoryi cyangwa se ubuswa bwo kuba yategura igikorwa nk'iki ngiki kugira ngo gishiriremo abantu cyangwa se abanyekongo, agamije kugira ngo agume ku butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nkuko amakuru arimo kugenda abitangaza muri rusange. Ubu ikindi kiri kwibazwa ni aho umutwe wa FDL ndetse na ADF biri buze kwerekeza. Gusa ariko abasesenguzi mu bya politike ndetse n'intambara bakavuga ko mu by'ukuri hagowe cyane umutwe wa ADF, kubera ko ngo umutwe wa FDL wo urasa naho wamaze gusa naho wigurira cyangwa se wiharura ikibanza, ubwo wemeraga gufatanya na n'uyu n'iki gisirikare cya Kongo aricyo FARDC mu guhangana n'umutwe M23. Ikigero ngo byasaga naho mu by'ukuri FDL yasaga naho irimo kugenda igura ikibanza, ku buryo mu by'ukuri ngo bishoboka cyane kuba FARDC cyangwa se ubutegetsi bw'Kinshasa bishoboka cyane kuba bwahita bubaha inzira cyangwa se bukango bwabaharurira bagatangira kuba bakorana cyangwa se bakaba abasirikare ba FARDC mu kimbo cyo kugira ngo bataza guhigwa. Mu by'ukuri rero ngo bashobora kuza kugororerwa kuba bagirwa abasirikare ba FARDC, ariko none kandi ngo bikaba ari ukuyobya uburari kugira ngo babone uko bihisha ibi bitero bigiye gutangira kugabwa kw'iyi mitwe nkuko amakuru arimo kugenda abigaragaza muri rusange. Ibiro bikavuga ko FDL ishobora guhita ishyirwa mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC, hanyuma rero ngo ibyago bikomeye cyane bikaza kuba ku mutwe wa ADF utagira ahantu na hamwe ubogamiye. Uyu mutwe rero ngo bishoboka cyane kuba ugiye kugabwa ibitero bikomeye cyane. Uyu mutwe rero unarimo kugenda ukekwa mu mitwe mu by'ukuri ikomeje kugenda ayivugana abaturage benshi cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no muri igihugu cya Uganda muri rusange. Ibintu bikaba bikomeje gusa no birimo kugenda bihindagurika isura cyangwa se ifata indi ntera ku mpande zombi. Gusa ariko abenshi akavuga ko urugamba rurimo kugenda rutegurwa cyangwa se ikizakurikira nyuma y'ibi byose bizaba ari intambara ikomeye cyane igihe hataramuka habaye ibiganiro ngo ibintu bigende neza. Abenshi akavuga ko rero intambara ishobora kuzaba ari
intambara ishobora kuzaba ikomeye cyane ku mpande zombi, aho binatekerezwa ko mu by'ukuri umwe muri bo uburana cyangwa se uwigiza nkana agomba kuzava mu nzira akemera icyemezo cy'uruhande rumwe ruzaba ruri kugaragaza imbaraga zikomeye cyane muri rusange. Ubu hakaba ari kwibazwa uburyo ki M23 iraza kubana na Nyatura, Mayimayi ndetse na APCRC n'indi mitwe igiye itandukanye ibarizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byose bikaba ari ibintu bikomeje kugenda bitangaza abantu, ndetse abenshi bakanavuga ko ari ibintu bitashoboka kuba iyi mitwe yose ushobora kuba wayihuriza hamwe mu kigo kimwe. Ibi rero ngo byaba ari amahano ndetse n'ibidashoboka cyane mu by'ukuri nk'uko amakuru arimo kugenda abitangaza muri rusange. Reka dusoreze kuri iyi nkuru ivuga ko nyemera tugaruka kuri amakuru akomeje kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abanyepolitike imitwe yashyuhiranye ndetse we n'abasesenguzi mu by'intambara ndetse na politike muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, imitwe yatokombeye ibintu byakaze byamaze gusa no birimo kugenda bihindura isura ku rwego ruri hejuru cyane, nyuma yuko EAC yamaze kwiyongeza igihe kingana n'amezi 6 uyu muryango wa Afrika Burasirazuba ingabo zawo ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma yuko byari bizwi ko mu by'ukuri kuri tariki 6 zonyine zizaba zihagije kugira ngo uyu muryango cyangwa se izi ngabo z'umuryango wa EAC zibe zivuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zitakibarizwa kuri ubutaka, bitewe n'ibyo Kisekedi Chilombo perezida w'iki gihugu cya Kongo yakomeje kugenda anenga, ndetse n'ubutegetsi bwiwe banenga izi ngabo za EAC avuga ko zaje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zagera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikagirana agakungu n'uyu mutwe M23. EAC rero ikaba yamaze gufata umwanzuro w'uko mu by'ukuri bagiye kwiyongeza andi mezi 6 bareba ibyagezweho cyangwa se abungabunga ibyagezeho. N'amakuru tubazaniye ni nyuma yuko kandi bamaze kwemeza ko umutwe M23 ndetse n'indi mitwe yose ibarizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko ifite amankomoko cyangwa se ikomoka hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yose igomba gutuzuzanwa cyangwa se igomba kwegeranywa, hanyuma ikajyanwa mu kigo irumangabo. Akaba ariho rero bagomba gutegerereza imyanzuro igomba kuva hagati ya FARDC cyangwa se hagati y'ubutegetsi bwa Kisekedi ndetse mu by'ukuri n'umuhuza cyangwa se n'ugomba guhuza impande zombi birumvikana ni ku ruhande rw'umutwe M23 ndetse na leta ya Kongo. Hanyuma rero amakuru tubazanira amakuru ari kuma kugenda atangazwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa ariko icyo nakubwira inkuru irambuye cyangwa se inkuru nziza cyangwa se inkuru iryoshye inogeye amatwi, ni inkuru igaragaza ko bamwe mu barwanyi b'uyu mutwe M23 mu kanya gato gashize bamaze kugirana ikiganiro kirambuye mu by'ukuri n'umunyamakuru wacu uri hariya muri tura duce M23 irimo kubarizwamo hariya muri teritwari ya Rucuro muri rusange. Ni ikiganiro cyasabye cyangwa se cyatwaye igihe kitari gito kubera ko ntago byari byoroshye cyane, gusa isura mbi cyangwa se isura y'uburakari niyo aba barwanyi b'umutwe M23 bagaragazaga. Ni nyuma yuko bafatiwe icyemezo kandi bakaba mu by'ukuri iki cyemezo cyafashwe n'uyu muryango wa EAC M23 ngo ikaba ititeguye kuba yagishyira mu bikorwa muri rusange. Muri iki cyemezo harimo kuba bagomba kuba bari kumwe n'iyi mitwe igiye itandukanye hariya mu kigo cya hariya Rumangabo cyangwa se ahangaha mu by'ukuri hamaze kwemezwa ko ari bagomba kuba bari babarizwa mu gihe ibiganiro cyangwa se impande zombi zikigerageza gushakisha uburyo ki zakunga impande zombi. Birumvikana ni ku ruhande rwa leta ya Kongo ndetse n'uruhande rwa M23. Nyuma rero yuko ubutegetsi cyangwa se abashinzwe kubunga bagishakisha uburyo ki byakorwamo ndetse n'uburyo byagerwaho, bakaba mu by'ukuri mu kimbo cyo kwa rero bari muri Sabyinyo, EAC ikaba yarahisemo kuba ibajyana cyangwa se ibashakira uburyo kiba bari mu kigo cya Rumangabo, kuko ngo babona ko ariho hari umutekano uhagije ndetse ugomba kuzabarinda ibitero byari bisanzwe bibagabwaho n'imitwe igiye itandukanye nka za FDL na Nyatura n'indi mitwe igiye itandukanye. Gusa kuri aba barwanyi ba M23 mu magambo make cyane arimo uburakari ndetse n'ikiniga, bavuze ko kubana n'iyi mitwe igiye itandukanye muri kiriya kigo cya Rumangabo kirariya irumangabo ngo byaba
ari nko guturanya mu by'ukuri ikirura n'intama mu kiraro kimwe. Bavuze ko ibi ari ibintu bidashoboka n'aka na gato kubera ko ni imitwe yagiye ifasha cyane ubutegetsi bw'Kinshasa cyangwa se leta ya Kongo mu guhangana na M23 mu ngamba cyangwa se mu ntambara yagiye ibahuza ku mpande zombi. Impande zombi cyangwa se hakaba haragiye hagaragaramo kuba iyi mitwe yaragiye ifasha igisirikare cya Kongo FARDC mu guhangana n'uyu mutwe M23. Kurande rwa M23 abarwanyi baravuga ko ibi bintu bitashoboka kuba babana mu kigo kimwe kuko ngo banashobora kuba babagirira nabi cyangwa se akabana baruga bakababaha ibi bakabana bica cyangwa se akaba babakorera ibikorwa bitari byiza, bityo rongo bikaba ari ibintu bitashoboka cyane. Bakakandi bavuze ko bite nuko hari abenshi muri bo bagiye bivuganwa nabo ku rugamba cyangwa se uko bagiye banicana kuri urugamba bahanganye. Ibi rwose ngo ari ibizibiti cyangwa se ari ibimenyetso bigaragaza ko kuba babana hamwe muri kampu cyangwa se mu kigo runaka ari nko guturanya ikirura n'intama byose ukabishyira mu kiraro kimwe, ukizera ko bibuze kuba bifite umutekano, nyamara ngo uwo mutekano uba ari ntawo, uwo mutekano kiba ari igihuha muri rusange. Abarwanyi ba M23 bakavuga ko iyi myanzuro cyangwa se iki cyemezo cyo cyafashwe gikomeye cyane ndetse ngo kitanashoboka, ahubwo ngo byari kurutwa n'ubundi bagashimangira ko M23 igomba kwibera muri Sabyinyo nkuko n'ubundi basaga naho barimo kugenda ababyemeza muri rusange. Abarwanyi ba M23 bakavuga bati niba koko bakomeje kugenda bumva ko ibingibi batekereje ari byo, bati nabo rero ngo bakabategereje imyanzuro yabo igomba guturuka ibukuru. Birumvikana mu bayobozi b'uyu mutwe M23 icyo bari buze gutangaza ndetse n'icyo bari buze kwemeza kikaba rero ngo ari cyo bari buze kugenderaho. Niyo magambo make cyane w'ukuri aba barwanyi, bamwe muri abarwanyi b'uyu mutwe M23 batangaje muri rusange. Hanyuma kandi ku rundi ruhande abanyepolitike batavuga rumwe n'iri shaka cyangwa se ubutegetsi bwa Kisekedi Kirumbo ari nawe uyoboye cyangwa se umukandida mukuru w'iri shaka rya Union Sacré, mu by'ukuri rero bakaba nabo bakomeje kugenda batiyumvisha uko ibintu byaba bimeze cyangwa se uko byaba bihagaze mu by'ukuri niba koko ibi bintu bigiye kuba uko babyifuza cyangwa se niba koko iyi EAC yaba yongeje igihe kingana n'amezi 6. Hanyuma rero mu by'ukuri bakavuga ati ese inyungu zabo zizaba zirihe mu kuba iyi EAC yaguma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Ese ntago byaba bizabogamira amatora y'umukuru w'igihugu agomba kuba muri uyu mwaka, mu mpera z'uyu mwaka? Bakibaza bati ese ntabwo kabari agakino cyangwa se ari byo Kisekedi Kirumbo yaba yarateze kugira ngo akomeze kuyobora hatabayeho amatora cyangwa se inzira ya demokarasi? Ibi byose bikaba ari byo abanyepolitike bakomeje kugenda bibaza muri rusange. Mwibutse ko abanyepolitike biteguye ko bakwiyamamariza kuba kuyobora cyangwa se kuba umukuru w'igihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mpera z'uyu mwaka. Harimo uwitwa Martin Fayulu, uyu mugabo rero akaba ne wazengereje cyane uwitwa Antoine Felix Kisekedi, kuko mu binyamakuru bigiye bitandukanye ndetse n'amaradiyo hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umwe bagabo bagenda bagaragaza cyangwa se batangaza amagambo agiye atandukanye agaragaza ko mu by'ukuri ubutegetsi bwa Kisekedi Kirumbo ntacyo buricyo, mu by'ukuri nta nicyo bwigeze bumarira abanyekongo muri rusange. Ni mu gihe kandi gusa ku rundi ruhande witwa Antoine Felix Kisekedi we atewe yewe ubwoba cyane n'umunyapolitike bita Moise Katumbi. Uyu mugabo ndetse binavuga ko witwa Antoine Felix Kisekedi anaherutse kugerageza kumwivugana mu myigaragambyo yabaye kwa 13 z'uku kwezi kwa gatanu tuvuyemo 2023. Ubwo rero bari mu myigaragambyo yari yakozwe n'icyitwa impuzamashaka rya Ramuka. Iri rero iri impuzamashaka rya Ramuka ubwo ryakoraga imyigaragambyo witwa Antoine Felix Kisekedi akaba rero yari yateguye umukomando ukomeye cyane uvuka mu gace nawe avukamo ka Kisese. Hanyuma rero uyu mukomando akaba yari yahayewe amabwiriza yo kuza kurasa mu cyico uyu Moise Katumbi, ariko kubw'Imana uyu mugabo aza kururokoka ntiyahapfira. Gusa muri amasasu 6 bivuga ko yarashwe rimwe ryafashe umurinzi we cyangwa se
ushinzwe kumucungira umutekano, gusa nawe ntiyapfa ajyanwa ku bitaro muri rusange. Uyu rero uyu munyapolitike niwe ukomeje kugenda ateza mu by'ukuri ubwoba cyangwa se atera ubwoba Antoine Felix Tshisekedi, kuko uyu munyapolitike cyangwa se uyu Moise Katumbi n'umwe munyapolitike bakunzwe cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kugeza ubwo ndetse yewe n'abaturage bacyumva aya makuru yavugaga ko uwitwa Antoine Felix Tshisekedi yashatse kumwivugana. Yavuze ko igihe cyose uyu mugabo Moise Katumbi yaramuka apfuye cyangwa se azize Tshisekedi nawe agomba kuzashaka uburyo ki yatangira kwicukurira, kuko ngo abaturage bazahita bavuga ko barako nta mu perezida bafite, hanyuma batangire gukora icyo bagomba gukora cyangwa se babe bakwivugana Antoine Felix Tshisekedi nkuko bagiye babitangaza bamwe muri bo muri rusange. Uburongo uyu munyapolitike ne ukomeje kugenda atera ubwoba mu uyu Antoine Felix Tshisekedi, mu gihe mu by'ukuri abona ko uyu mugabo ashigikiwe cyane, ubwo ngo yagaragarizaga abanyekongo ko ashobora kuba yafata iki gihugu ndetse ngo akagihindura paradizo nkuko abenshi muri babona cyangwa se bimubonamo muri rusange. Numwe mu bagabo bafashe equipe ya Tupise Mazembe Ingrabere, iyi equipe rero ibarizwa i Lubumbashi, arayiyobora ayigeza kure cyane matsinda ndetse ayiha ibikombe byinshi bigiye bitandukanye mpuzamahanga. Ubwo bunararibonye ndetse n'ubwo bwitange n'ubwo buryo yayoboyemo iyi equipe, bakaba babona ko kuyobora igihugu cya Kongo bisa naho nabyo byamworohera cyane, ariyo mpamvu abanyekongo benshi bakomeje kugenda bamujya inyuma cyane muri rusange. Hanyuma abanyepolitike bose akabavuga bati birashoboka cyane kwa Tshisekedi ashobora kuba ari mu gakino bitazwi cyane mu by'ukuri cyangwa se mu buryo bw'ibanga, ndetse akaba ari mu gakino n'abagabo cyangwa se n'ibihugu bigize umuryango wa EAC, ndetse ngo ni ntambara iri kuba akaba yaragizemo uruhare, kuko mbere yuko iba murabyibuka ko higeze kubaho inama ikomeye cyane yahuje Tshisekedi ndetse n'umutwe wa M23, inama yamaze igihe kingana n'iminsi 14 hafi ibyumweru bibiri ibera mu mujyi wa Kinshasa. Iyi nama ikaba yararangiye cyangwa se ubwo yamaraga kurangira nibwo mu gihe gito uyu mutwe wa M23 watise wubura imirwano sorry mumbabarire nibwo uyu mutwe M23 wahise wubura imirwano. Ibiro bikango bikomeje kugenda bitanga mu by'ukuri ishusho mbi, bikanagaragaza ko bishoboka kuba ari akagambane cyangwa se ari ibyateguwe na Antoine Felix Tshisekedi kugira ngo amatora atazigera aba cyangwa se atazaba vuba nkuko yagiye abitangaza cyangwa se nkuko ibintu bikomeje kugenda bigaragara muri rusange. Gusa ku rundi ruhande ariko bikanavuga ko ibingibi ari byo abaturage barimo kugenda bitekereza ndetse n'abanyepolitike muri rusange, kuko bavuga ko Antoine Felix Tshisekedi atatuma amagana y'abaturage bahatikirira ngo nukugira ngo agume ku buyobozi, kuko ngo ibi yazabizira, kuko iyi ntambara yahuje M23 ndetse n'igisirikare cya Congo FARDC yatikiriyemo abaturage ndetse n'abasirikare benshi cyane. Ibirongo bikaba ari ibintu bigaragaza ko Tshisekedi atakora ubu bugorye cyangwa se ubuswa bwo kuba yategura igikorwa nk'iki ngiki kugira ngo gishiriremo abantu cyangwa se abanyekongo, agamije kugira ngo agume ku butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nkuko amakuru arimo kugenda abitangaza muri rusange. Ubu ikindi kiri kwibazwa ni aho umutwe wa FDL ndetse na ADF biri buze kwerekeza, gusa ariko abasesenguzi mu bya politike ndetse n'intambara bakavuga ko mu by'ukuri hagowe cyane umutwe wa ADF, kubera ko ngo umutwe wa FDL wo urasa naho wamaze gusa naho wigurira cyangwa se wiharura ikibanza, ubwo wemeraga gufatanya na n'uyu n'iki gisirikare cya Kongo aricyo FARDC mu guhangana n'ubutwa M23. Ikigero ngo byasaga naho mu by'ukuri FDL yasaga naho irimo kugenda igura ikibanza, ku buryo mu by'ukuri ngo bishoboka cyane kuba FARDC cyangwa se ubutegetsi bw'Kinshasa bishoboka cyane kuba bwahita bubaha inzira cyangwa se bukango bwabaharurira bagatangira kuba bakorana cyangwa se bakaba abasirikare ba FARDC mu kimbo cyo kugira ngo bataza guhigwa mu by'ukuri. Rero ngo bashobora
kuza kugororerwa kuba bagirwa abasirikare ba FARDC, ariko none kandi ngo bikaba ari ukuyobya uburari kugira ngo babone uko bihisha ibi bitero bigiye gutangira kugabwa kw'iyi mitwe nk'uko amakuru arimo kugenda abigaragaza muri rusange. Ibiro bikavuga ko FDLR ishobora guhita ishyirwa mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC, hanyuma rero ngo ibyago bikomeye cyane bikaza kuba ku mutwe wa ADF utagira ahantu na hamwe ubogamiye. Uyu mutwe rero ngo bishoboka cyane kuba ugiye kugabwa ibitero bikomeye cyane. Uyu mutwe rero unarimo kugenda ukekwa mu mitwe mu by'ukuri ikomeje kugenda ayivugana abaturage benshi cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no muri igihugu cya Uganda muri rusange. Ibintu bikaba bikomeje gusa no birimo kugenda bihindagurika isura cyangwa se ifata indi ntera ku mpande zombi, gusa ariko abenshi akavuga ko urugamba rurimo kugenda rutegurwa cyangwa se ikizakurikira nyuma y'ibi byose bizaba ari intambara ikomeye cyane igihe hataramuka habaye ibiganiro ngo ibintu bigende neza. Abenshi akavuga ko rero intambara ishobora kuzaba ari intambara ishobora ikomeye cyane ku mpande zombi, aho binatekerezwa ko mu by'ukuri umwe muri bo uburana cyangwa se uwigiza nkana agomba kuzava mu nzira akemera icyemezo cy'uruhande rumwe ruzaba ruri kugaragaza imbaraga zikomeye cyane muri rusange. Uburo hakaba ari kwibazwa uburyo ki M23 iraza kubana na Nyatura, Mayi ndetse na APCRC n'indi mitwe igiye itandukanye ibarizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byose bikaba ari ibintu bikomeje kugenda bitangaza abantu, ndetse abenshi bakanavuga ko ari ibintu bitashoboka kuba iyi mitwe yose ushobora kuba wayihuriza hamwe mu kigo kimwe. Ibi rero ngo byaba ari amahano ndetse n'ibidashoboka cyane mu by'ukuri nk'uko amakuru arimo kugenda abitangaza muri rusange. Reka dusoreze kuri iyi nkuru ivuga ko